Abantu benshi bakunda kutubaza inzozi baba barose, hanyuma inzozi urota zifite ibisobanuro bitandukanye, kandi iyo urose burya ntushyire mu bikorwa ibyo warose sometime, cyangwa se ngo usenge nimba ari bibi bikurweho, bishobora kukugiraho ingaruka zitari nziza. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uri kumwe na Apostle Prophet Evode. Uyu mwanya rero wo gusobanura inzozi zitandukanye ku bantu batandukanye baba bagiye barota nk'uko mwabidusabye mutwandikira, ndagira ngo ube tayari. Hari abantu benshi barota abantu bari kukwirukankana, ukarota bari kukwirukankana nijoro, kandi wakwiruka ukumva amaguru yawe ntava aho ari, ukarota inyuma yawe hariho abakwirukankana cyangwa umuntu ukwirukankana, ukisanga uri kwirukanka, hanyuma wakanguka ugakanguka wahahamutse. Bifite ibisobanuro bibiri. Icya mbere, iyo uri kwirukanka hari uri kukwirukankana mu nzozi, bisobanuye ko ubuzima bwawe hari ahantu bwatwawe ku murozi, ariko ufite icyo bita gushika, urushiko. Baba bari kugushika, ntabwo baba bari kuvudukana wowe w'inyama n'amaraso, ahubwo mu buryo buri spiritual. Hari ubutware uba uri kwamburwa, bari kugufata kugira ngo bagukontorore mu isi y'imyuka mibi. Niyo mpamvu akenshi ubyuka wahahamutse, ukumva utameze neza. Hanyuma iyo urose uri mu modoka, imodoka ziri amoko atandukanye, ukaba uri mu ikamyo, byuka usenge wirukane urupfu, kuko Satani arashaka kugutwara, imbere yawe hari urupfu. Iyo urose utwaye taxi voiture, inzino modoka ntoya, bisobanura ko hari umurimo w'Imana ukurimo w'ivugabutumwa. Uvugabutumwa ryiza ni byiza. Iyo urose utwaye ano mabisi tukunda kuyita mu Rwanda ngo ni Yutong, ariya bahimba ngo shira umuteto, ukarota uyitwaye, biba bisobanuye ko ivugabutumwa cyangwa se umurimo muri wowe ugiye kwaguka, uhawe ivugabutumwa riremereye cyane. Urumva rero ko imodoka mu buri bwoko bugira igisobanuro. Iyo wisanze uri muri imwe muri izo, ugomba kumenya ibisobanuro byose, kuko hari abambajije ngo ese imodoka zose zisobanura ko umuntu apfuye? Oya, ntabwo zisobanura ko umuntu apfuye. Hanyuma kurota rero uri ku igare, utwaye igare, cyangwa se ukarota urireba rigutwaye cyangwa ushaka kurijyaho, bifite ibisobanuro bibiri. Icya mbere, iyo uririho uritwaye, bisobanuye ko ari urupfu rwihuse cyane kuri wowe, ndetse rudashobora no kurenza ibyumweru bibiri utavuye mu mubiri, hatabayeho imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana no gusenga. Birashoboka ko rwose iminsi ibiri utayirenza. Hanyuma kurota rero uribona ariko utarijyaho, wenda kurijyaho cyangwa se uri kwanga kurijyaho, bisobanuye ko urwo rupfu rwari rukugendereye ntabwo ruri bugutware, kuko Imana yabyanze, cyangwa nawe si cyo gihe cyawe ntikiragera cyo gupfa. Kurota ushaka kurijyaho, urihatirwa kurijyaho ariko nturijyeho, riri nk'imbere yawe ukanga kurijyaho, birasobanuye ngo uracyafite kurama imbere yawe. Izi nzozi rero uba ugomba kuzitondera. Benshi muratungurwa, ugasanga wisanze mu kintu wakabaye warasengeye mbere, cyangwa se waranaduhamagaye ngo tugusengere dukuzeho ibyago. Mu kanwa k'abahanuzi habamo imbaraga zituma twegezayo ibyago. Yes. Hanyuma
hari izindi nzozi abantu bakunda kurota ntibazisobanukirwe, ntibamenye ibyo ari byo. Akenshi kurota ipusi ikurya cyangwa ikuruma, ukarota ipusi, kano gasimba kitwa ipusi kakuruma ibirenge cyangwa se ukakarota uri kukareba, bisobanura ko hari abadayimoni b'umujinya bakomeye cyane bari kugushakisha. Kandi abo badayimoni bari kugushakisha ni abadayimoni babi cyane bashaka kukunyaga umunezero, bakagushiramo umubabaro ku buzima bwawe. So hanyuma kurota uribwa n'imbeba cyangwa se kurota imbeba ukazibona mu buzima busanzwe, kurota imbeba biba bisobanura ko hari umwuka w'inyatsi ugiye kukugenderera mu buzima bwawe. Hanyuma iyo urose imbeba, icya mbere ukwiriye kubivudukana, ukabisengera, ukabyamagana. Ukwiriye gusenga, ukwiriye kwegera Imana, ukwiriye kubana n'Imana, ukwiriye kuvugana n'Imana. Hanyuma mu buryo bwo gusenga ukabana n'Imana, Imana ikagushoboza kwirukana izo mbaraga z'abadayimoni. Hanyuma iyo urose ubona abantu bapfuye, ukajya kubona ukabona umuntu wapfuye ari kugaruka mu nzozi, uryamanye nawe, uri kuganira nawe, bisobanura ko hari imbaraga ziri connected n'uwo muntu, za gishitani, ibyo bita karande, ibyo bita za nyabingi, inkonjo n'ibindi. Ariko ubwo ni ku bari mu Rwanda, ku b'i Burundi ufite ibyo bita ibitega. Haba hari imiterekero runaka imuriho, icyo bita abazimu. Hari abazimu baba muriho, baba bari kuza kugutera baguhamagara. So uba ukwiriye rero gukora iki? Uba ukwiriye gusenga, ugakora deliverance. Iyo deliverance ni ukwitandukanya n'imyuka y'abapfuye. Ibyo rero kandi ntiwabyifashamo, biba bikeneye abantu b'Imana basigiwe uwo muhamagaro wo gukora deliverance. Deliverance ni amagambo twatura turi mu isi y'umwuka. Urugero kavuga ngo wowe Sebishyimbo, tugutandukanije n'umwuka w'abapfuye, uyu n'uyu, turagutandukanya n'izi mbaraga, nawe ukabisubiramo. So hanyuma kandi iyo ubona bikomeza kuza cyane, birasobanuye ngo ushobora kuzisanga wapfuye bakwibye, iyo myuka ibiguhamagara. Rero inzozi zigiye zisobanura ibintu bitandukanye. Uba ukwiriye kuba maso, ukamenya uko urwana urwo rugamba. Iyo urose uri mu mavugabutumwa atandukanye, uhagaze imbere y'abantu, bisobanura ko imbaraga z'Imana muri wowe zigiye kuba ngari cyane, ugiye kugaburira abantu benshi mu buryo bw'umwuka w'Imana. Hanyuma kurota ubona abantu bakurwanya cyangwa se urimo urwana, biba bisobanuye ko umaze igihe usenga, hari imbaraga uri kurwanya kandi urenda kuzitsinda. Kurota umukuru w'igihugu runaka, aho uri hose ugomba kumenya ko wasuwe n'Imana, Imana yakugendereye, ukwiriye kwishima. Hanyuma perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose ashushanya Imana, agereranwa n'Imana kuko ahagarariye public y'abantu benshi. Iyi Imana rero ishaka kuza kuganira nawe, ntabwo inyura ahandi hantu uhita urota umukuru w'igihugu. Ushobora kumbaza ngo ese ngo ko hari abakuru b'igihugu batemera Imana, batemera
wenda bakorana n'imyuka ya gipfumu ya gishitani. Yes, birashoboka, ariko ntibikuyeho ko aba ari perezida w'igihugu runaka. Ntibimukuraho ubudahangarwa kuba yizerera mu mbaraga za Satani, kandi ntibikuraho ko n'Imana itakorera mu wishaka kuko ifite imbaraga. So iyo urebye ba Nebukadinezari ntibemeraga Imana, ariko barotaga inzozi bariziroteshejwe n'Imana. Iyo urebye ba Sawuli bakiva ku ngoma, Imana ikimuca ku ngoma, n'ubundi yarakomeje, Imana ikamukorera, ikaba yakurotesha umubona. So rero ntibikuyeho ko ubudahangarwa buba bumuriho bumugumaho. Hanyuma ikindi, nurota ukora impanuka, byuka usenge kuko imbere yawe hari impanuka, birumvikana. Nuramuka urose umukozi w'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose, ukwiriye gushima Imana. Uwo mukozi w'Imana nawe agereranywa n'Imana yagusuye. Ni ikigereranyo kuko Imana ntigira ishusho, so Imana ikorera muri twebwe. Iyo urose rero umukozi w'Imana, ugomba kwita ku bintu mwavuganye muri izo nzozi, kubera ko wamaze guhura n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urugero, ushobora kuba wari umaze iminsi usaba Imana ngo ikugirire neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So Imana rero ikakurotesha ubona umutumishi, umukozi w'Imana cyangwa se umupasitori cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ukwiriye kumenya ko rero wagenderewe n'Imana, yaguhaye igisubizo iciye muri uwo muntu w'Imana. So hanyuma rero ikindi kandi, bene data, iyo urose ubona hari imbaraga muhanganye, ugomba kumenya ko izo mbaraga muhanganye zirimo zirakurwanya. Ukwiriye gusenga cyane. Hanyuma kurota ubona ibinyenzi, bino bisimba bigendera ku butaka, bikunda kuba mu mazu y'abantu, ibinyenzi. Kurota ubona ibinyenzi ni abadayimoni bakomeye bakugendereye. Ukwiriye kubyuka ugasenga, ugahamagara Imana kugira ngo Imana ibane nawe. So kurota urimo ujya ku bwiherero, urimo kujya ku bwiherero, uri gukora ibikomeye. Ndavuga mu Kinyarwanda ndumva byaba bitavugitse neza, ariko kujya ku bwiherero uri gukora ibikomeye, reka mbivuge gutyo, bisobanura ko hari imbaraga z'ibyaha zari zarakugarije, ariko Imana iri kugusohoraho imyanda, iri kugusohora imyanda mu mubiri. Kurota kandi, kurota wambaye ubusa, bisobanura ko hari ibyaha by'ubusambanyi bikugendereye cyane. Ni kimwe no kurota imbwa zikwirukankana. Kurota imbwa zikwirukankana, haba hari ibyaha by'ubusambanyi nanone kandi bigenda kukugenderera. Ukwiriye gusenga Imana. Imana iba umugisha. Ku byo mutazasobanukirwa mushobora kuzandika muri comments, hanyuma tukabasobanurira n'izindi nzozi, kuko nanone murabizi ko hano tugiraho ikindi gisata cyo gusobanura inzozi ziba zitandukanye. Hanyuma ariko nanone hari ikindi nari nibagiwe, mwene data, nuramuka urose umuntu ukabona uwo muntu ari guhinduka inzoka, Imana iri kukwereka ko uwo muntu ni indyarya, afite umwuka w'uburyarya ku buzima bwe, afite umwuka w'uburyarya, kandi ukwiriye kumwitondera. Nicyo Imana irimo kukwereka. So hanyuma nuramuka urose ukarota telefone yawe bayikwambura, uri kwamburwa ubutware bwa connection hagati yawe n'Imana. Nuramuka urose telefone yawe bayitwara, mu by'ukuri telefone yawe barayitwaye, uba uri kwamburwa connection yawe ibiri gutwarwa n'abantu badashaka kukonekitana n'Imana. Hari ubutware urimo wamburwa hagati yawe n'Imana. Ukwiriye gusenga rero ukabohoza ikirere cyawe Satani ari gutwara. So
iyo rero urose kandi ukarota uhetse umwana cyangwa uteruye umwana, bisobanuye ko agakiza kawe Imana iri kukabungabunga kandi karacyuzuye, uracyari kumwe na Yesu. Imana iguha umugisha hano kuri Riratashye Ministry. Yesu akugirire neza, inzozi mutazasobanukirwa, naho ubutaha Imana ibagirire neza. Shalom shalom.